Legiyo Mariya, igitabo gisobanura Legiyo ya Mariya, gukomeza umutwe wa 15, isezerano ry'umulegiyo. Mwikiriza igicucu cy'ububasha bwawe, maze winjire muri roho yanjye uyikongeze mu muriro w'urukundo rwawe. Roho yanjye nicengerwe n'urukundo rwa Mariya, mpore ndarikiye gukiza isi. Ngira isugi muri uwo waremye atarangwaho inenge, makungu umwe na Kristo Imana yanjye, kandi umubyeyi we namfashe mwogeze mu isi hose, mwegereza abamwifuza, maze nitumara gutsinda nzabone kuzana n'izo roho kwishimana na Mariya iteka mu ikuzo ry'ubutatu butagatifu. Roho mutagatifu ni Mana, Roho mutagatifu, uko nizeye kuzanyakira utyo kandi kugiye no kungira igikoresho cyawe, ukampindura intwari kuko nari nsanzwe ndi ikigwari. Fasha umwanya mu ngabo za Mariya kandi ntinyutse kugusezeranya kutazahemuka. Nzakurikiza amategeko ampuza n'abavandimwe banjye ntiramira. yagize urugerero rwaca agatuma kandi dukomera ku rugamba dufashijwe na Mariya, kugira ngo nzarangize ugushaka kwawe, nerekane ibitangaza by'inema zawe, zo zizahindura isi maze ukazategeka ibintu byose. Mana, Roho mutagatifu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho mutagatifu, amina. Tumenye ku isezerano rya Legiyo riturwa Roho mutagatifu, we abagatolika basa n'abibagiwe, bigatera rero Legiyo kumugirira urukundo rw'umwihariko. Umurimo wabo ukaba uwo kwitagatifuza no gufasha bagenzi babo kwitagatifuza, bo bagize umubiri mayobera ari wo Kristo n'abe bose. Ibyo bikorwa kandi bikomezwa na Roho mutagatifu, nicyo gituma bashaka kwitagatifuza bagomba kwifatanya nawe. Uwo mubano ugomba ibintu bibiri by'ingenzi: gusenga Roho mutagatifu bikuye ku mutima no gukunda Mariya byimazeyo, kuko ari unyuzwaho ibyiza byose tugirirwa nawe, we wamunyuze. Ndetse umenya kutambaza Bikira Mariya ari byo byatumye Roho mutagatifu atogezwa, kandi hari ibitabo n'inyigisho byinshi bimutaka. Abalegiyo buje urukundo rw'umugabekazi n'umubyeyi wabo, bikabatera gusenga Roho mutagatifu birambye, nawe agatuma barangiza neza icyo Imana ishaka, ari kwa kurema isi bundi bushya bigirishije Roho mutagatifu na Mariya. Niyo mpamvu Legiyo izahora ijya mbere kandi ibyikora bigatungana. Amasengesho ya mbere abalegiyo bavuze yabaye ayo gutakambira Roho mutagatifu no kumusenga, maze bakurikizaho ishapule. Kuva ubwo buri nama ya Legiyo itangizwa ayo masengesho. Birakwiye rero ku muhango wo kwinjira muri Legiyo usohozwa n'ayo masengesho matagatifu. Utwibutsa kandi Pentekosti ya mbere. Icyo gihe Roho mutagatifu yahaye inema yo kogeza ivanjira yinyujije kuri Mariya. Ingabire zose umulegiyo azaronka, cyane cyane iyo gukunda Bikira Mariya, zikesha kwirukira Roho mutagatifu anyuze kuri Mariya. Byongeye kandi amagambo yateganyirijwe isezerano niyo koko yerekana urukundo umulegiyo afitiye umuryango we, rukibutswa nyine n'inuma iri mu ibendera rya Legiyo. Ikaba iyo kuyobora ibikorwa byiza byayifashijwe na Mariya bigirirwa roho z'abantu. Inama ya 88 ya konsilium Legiyo n'isi. Ayo magambo ntabwo ari mu isezerano rya Legiyo. Umutwe wa 16, abandi bari muri Legiyo Mariya.